dore uko RBA yisanze yaburiye icyarimwe hafi y'abanyamakuru bayo bakoraga ibiganiro by'imikino bijya gutangira. Abanyamakuru bagiye kuri Teri Karongi nuko bari muri bisi y'akazi bataha, Rugaju rigana na Musangamfura Lorenzo Christian bakozanyaho bararwana, birangira iyo mirwano igeze mu buyobozi bw'ikigo bakorera. Mu buyobozi buri umwe ngo yerekanaga ko ari we munyakuri, umwe atuye aragenda cyangwa se ngende, nuko kuko hari harimo Bwana na Seti RBA. Nuko naje Kigali ndahashima nshima umubano Kigali nyakira neza, ibindi byose byabaye ngeze Kigali muri imyaka navuga nk'ibiri ishize n'amateka. Wari wumva Haruna atutse umuntu ishwe rwose, haba on air haba off air, like kuri experience yawe izo umwe nibura natutse, ariko bavuga ko wakubise umuntu ejo bundi oya bavuga wowe ibyuzi ubwo mere discipline wa bintu byinshi. Yego, wari wumva natutse umuntu haba kuri radio cyangwa se hanze yayo? oya rwose, bitekerezo neza umwe ni bubisi, ntabwo ndabyumva rwose. Wari wabona aho nakubise umuntu cyangwa kumva nakubise bibi akabihanira Sure. Yes. hanyuma moving on gatoya, ijambo rimwe Rugangura. Ngiye Rugaju umunyamakuru kimwe na Rugangura kimwe na Iberi. Nta muntu numwe bisubiremo numwe nangaja, ntawe nirukana, nta no mpagarika soza, nta no mfite uburenganzira bwo guhana cyangwa kubabarira. Umunyarwanda ati umugabo mbwa burya aseka imbohe. Uwitwa Musangamfura Christian Lorenzo yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram aterura amagambo agira uti ngo byagenze gute se ku Murindi. Icyo ni ikibazo yabazaga, maze hasi ahita yandika uti karma is acting very quick this day, maze ajya hasi muri caption ashyiraho utu emoji duseka cyane. Ibyo yabyanditse nyuma yo kumenya ko uwitwa Rugaju rigani magingo yangaya afunzwe. Ibi byabaye mu masaha ya kwizigira ikosa ribi nizo twazo tubiganira nabanza ari kwizigira ako nabandi batara mu nyine indiscipline mbi cyangwa ikinyabupfura gike no kutamenya amakosa yawe ugahora wivictimiza. Iyo ora mu bintu ngo ndarengana ngo baranyanga ngo hari agenda ntushobora no gukira. Nta muntu kwanga wa mugani wa T-Stash abantu barahuze bari mu bintu byabo, nuko ari ibintu by'amafuti expose ubwenge bwe buke imbere y'abantu. Uyu niwe muntu wanditse abwira minister ngo nta zoga zaze. Uyu munsi arongera yaradutse atanga ibintu nk'ibi. Radio Rwanda igomba kongera gusubirana sanity, ntago ari ukuzana YouTube akatelize. Ira radio tuyifiteho stake ni yacu, ni y'igihugu turayisorera. Nta n'ubu nkweretse facture z'umuntu ibyo atanga kugira ngo ira radio ifunctione. Ariko urafata radio y'igihugu ukajya gusenya igihugu, ugasenya umupira. Bwana y'uwo batonganye cyangwa se bagiranye ikibazo, urumva kuko umwe yaravuze ati hano harasigara umwe, biraba ngombwa ko niba mushaka kugumana nge uri agenda. Bateze kubera iki? Bati ko yambwiye ijambo rikankorogoshorara ati kandi ntiyanarisitayeho ko nari musubirishijemo kabiri, arisubiramo inshuro ya kabiri n'iya gatatu yemwe, ati nayo mpamvu nyuma y'amakuru yagiye hanze avuga ko Rugaju rigani yatawe muri yombi. Lorenzo Info yahise ajya ku rubuga rwe rwa Instagram yandika ati itegeko rya kamere rivuga ko yukoze icyiza kikugarukira wakora n'ikibi kikakugarukira riri gukora byihuse muri iyi minsi. Ni amagambo Lorenzo yatangaje ku rubuga rwe rwa Instagram nka post ye nyuma yaho hagiye hanze amakuru avuga ko Kalisa warushinzwe umutungo muri APRFC Rugaju rigani ndetse na Jagwan bose batawe muri yombi mu gihe Lorenzo se urabavuze ngo turasaba akora iki mu by'umupira. Nene umunyamakuru akorana na rigani. Ndi umunyamakuru uzi iby'umupira cyane. Ariko shabarambwe ngo Lorenzo azi umupira. Arabuzi. Lorenzo ngazi ibintu by'umupira kabisa. Lorenzo ndagushuhuje. Lorenzo nanjye ndakwisuhurije. Ubushize bigeze gushaka kumwegeka y'icyasha, bamushinjaga ibintu ngo bya Semuhungu yazanye ubucati bwiwe, ariko naje kugenzura nsanga mani Lorenzo ni umuntu w'umugabo mujye mumukura muri ubwo buntu bwanyu bw'amafu. Lorenzo ni sawa. Lorenzo ni umuntu w'umugabo. Ndimo ndareba feed hari ibintu birasa neza cyane. Iyi studio ko ari igitangaza. Urabona? Shora kwa ruga mbere monye studio nziza kuva navuka. Cyane. Blend y'amabara. Mutuku n'umweru na Arsenal yigendera. Hanyuma rero kamera nziza n'aba magnifique hari uburyo bacanga irangi it's unbelievable. Ntushobora kumenya aho kamera iri.
ntabwo ari bya bintu kamera umuntu aba yihagaze inyuma akubwira ngo reba hano no ntushobora kumenya ahantu kamera iri kamera ibahe wabuze terepiye nta terepiye dore hariya agomba kujya gutanga umusaza muri polisi nzotanga rwose ibiganiro ngo biriho biragera kuri na polisi hanyuma ibyo tukiri muri polisi ejo twabikomozagaho ariko amahirwe menshi koca Ben Musa waciye muri ekipa ya PL agatwara muri igikombe cya shampiyona ni umunyatunisia yatoje ekipe yaje kujya muri Marsa nyuma ekipe baba muri Tunisia ari kumwe na koca Gibukas abantu baramuzi ni uri guhabwa amahirwe yo gutoza polisi Ben Wasiri mikoro zikuri imbere nibitangazamakuru bikomeye byose biri kuri internet aya magambo uvuga arabikwa bitagenze neza ku cyumweru gakubitwa igikombe kagitakariza mu nzira ngufi isigaye cya shampiyona Wasiri uzagaruka imbere y'izi mikoro n'izi kamera bingana gutya uzabona ijambo ryo kuvuga cyangwa uze tujya mu kiruko cyo kwiza kuzi Lorenzo ariko trust me ntabwo muzi ibintu byinshi pe subukwe buzaba mwabonye iriya nteguza yo gukora ihagaze gute aherutse kwandika ashaka umufasha myumvire ushobora kumufasha gukira umujinya ukabije se yaramubonye ese ageze akira ageze muri urwo rugendo na masomo amvaho akujyaho experience yanjye ushobora kuba amasomo kuri wowe umva ntaribagirwa nusubira ku kazi uzansubize Lorenzo Christian Musangamfura kana wo mu seminari nzamusoza zamubaze ese ngo ya gahunda ya RBC yarayikoze yo kugira ute yo kwisiramuza umuhambo bwo muherukana ntabwo yari isiramuza bitamakuru Lorenzo arakwica pe Lorenzo nta mutima mubi ni nkanjye hanga ngo ndashaka kumenya aka kaniberi arimo konka murabona kamubereye kwe abagabo abasaza bahambere bakubonye rwose bakorwa reba ikiroso ufite ureba akantu urimo konka kwe inzoga zananiye nabiyenza gute kwe none se basi none se iyo uri kunywa amata atari wenda adakoze atari kawa atari icyayi ntumeze nk'uri konka wumva utameze nko kunywa amashyi rero ukuntu kangana Rugaju na Lorenzo yes boss nk'abantu b'inshuti reka bagira inama rwose kandi noneho mu nyumve mwarongoye mukagira abana mukagira umuryango ndi excuse abena 22 nashatse kurongora ubukwe burapfa wowe bwaje abantu batambitse ni naruzondongoranye niwe excuse ya ntabwo bishoboka nicyo kibazo mfite ngiye kwifatira umwana numara ko turanyira akazi ngiye gufata umwana wanjye mujyanye muri action abandi bana bitarabaho mu byukuri Wasiri wakiri insinzi gute wana wakiri insinzi gute Wasiri bwira abanyarwanda icyambere Lorenzo yego nishye ku mwanya wa mbere n'abarota 50 imbumbe igice cy'ijana yego kimwe cya kabiri cy'ijana negereje no gukina match yo kwishyura na Mukura kandi amakuru avuga ko ngo mwemeye gusubira ihuye twamaze no gusora ibiciro mu kanya birajya ku mbuga yego none se mwazukire turi ku nkombo iyo uvuga ngo mwaramutse uravuga ngo mwazukire iyo ni umuhanda umanuka tugiye ku mazi tugiye gufata ubwato tuva ku nkombo mve gusura abantu ho ku nkombo nageze ku murenge wa Nkombo nageze kuri kiliziya Nkombo nahuye n'abaririmbyi b'abasamyi bamwe baririmba namenye ikigishi mwazukire munsubize bamwita bitati ko poro rufu yawe dinyo vipi Kano kandi kuri PR gende gufana Rugangura Axel n'amazi yanjye Rugangura uramwemera ndamwemera cyane Rugangura n'umuntu wakanga aho gukina PR mu Rwanda n'umuntu wa mbere nyuma ya Rock hanyuma mucayi nasabuza umuntu umufana mucayi nicyo kubwira abanyarwanda ko ntakora kuri RBA igikombe polisi twaye ko wakishimiye kandi ufana rero polisi niyo yanjye polisi y'umwaka izabikomeye cyane so guys Sonia ça va come closer girl come closer look at this girl she's so fine turn around give me 360 give it to me girl oh that's my girl Lorenzo Info nshuti zanjye bwite ewana ndabararitse kabisa ngiye kuri kiganiro cyamaze no kuhagera kuri chaîne yanjye ya Lorenzo Info kuri YouTube mbaganire equipe ya Rayon Sport uburyo irimo irinjira muri transfer window
umutoza agiye kongererwa amasezerano. Julien Met yamaze kugera i Kigali, yagarutse avuye mu Faransa gushaka lisanse ya CAF A, yageze i Kigali. APRFC uwo bita Ombolenga Fitina ndetse na Ishimwe Christian barasohoka muri ekipe, ibyo rwose ni uruca. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rugajurigani umusesenguzi, joyeux anniversaire. Reka dusimbukire ku bitangazamakuru bitandukanye, tubagezeho inkuru iri kubica bigacika y'umunyamakuru Christian Lorenzo Musangamfura. Nyuma yo gusezererwa cyangwa se kwirukanwa mu gitangazamakuru cya RBA, uyu mugabo yamaze kubona akazi muri SKFM. Mumfashe tumuhe ikaze. Uyu mugabo ni umuhanga, aganira umupira, amakuru yo hanze y'ikibuga. And someone is there ngo wihariye ijambo. Dukora amasaha abiri nabwo ngikemure muri ubu buryo. Umuntu yitwa Lorenzo akora icyitwa sport updates, iba mu isaha ya mbere, ashobora gufata iminota 30 ye exclusively, kuko ni detail afunga. Twe kuri Radio Rwanda twarabikemuye. Bro, ntabwo tujya twisanga n'akarima ke. Bro, 30 ntabwo tujya twisanga. Lorenzo azikora ibintu byitwa amakuru hanze y'ikibuga, ni ikintu akora cyo kwirikodinga tukagitanga. Urishimye, uri umugabo wishimye, uri mu bagabo wishimye mu Rwanda. Nkubere hari ibintu byinshi. Ikintu cya mbere kinshimisha, inkuru nziza ingeraho buri munsi, inkuru nziza yangezeho, inkuru nziza y'umukiro, inkuru nziza iduha icyizere ko nyuma y'uko Yesu Kristo yego nyuma y'uko yaducunguye ku musaraba anaducungura buri munsi, imitego y'umwanzi arayidutegurira. Bigenze gute se? Bigenze gute? Etenseri koze iki hano? Handitseho ziba rimwe bishatse kuvuga iki se? Ngira ukubwira rimwe ziba rimwe ziba rimwe ziba ni rimwe nagara abiri nagara atatu ni rimwe ziba. None se icyo mbaza, umwanya wa mbere kugiye bimeze bite? Ugiye gute? Ntago wagiye man, turabatije. Saraka tugereyo mpakwereke rero kuri uwo mushiki wanjye. Hi Vani. Ni hao. Yeah, good. Ni hao. Arimo aragusuhuza, iyo bavuze ni ha, ni nakakubwiye ko yavuze ni ha, abarimo kukubwira ngo uraho neza na mahoro. Ni meza usoma. Arimo arakubaza ngo umeze ute, uri amahoro, iminsi mikuru yagenze neza? Meze neza cyane, Noheli yagenze neza. Hanyuma rero urumva